yashize mu byumweru 2 bishize hari umubyeyi twasenganye wari warabuze urubyaro uwo ngo baratwite icyo sigitangaza nshimye Imana hari umuntu wari ufite ideni ubu ngo Imana yaramwishuriye nicyo ni igitangaza nshimye Imana hari wari urwaye wabazwe mu mutwe yaratinya kujya kwa muganga kandi koko zari zo nzira yatajya kwa muganga ahubwo aba yarapfuye ahubwo icyabayeho nuko abahanuzi bavuga ngo ntaje kwa muganga ngiye Imana ngo mubwiye agende kwa muganga nzagendana nawe baramubazi mu mutwe arataha ni muzima ari gushima Imana. Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concord TV show aho muri hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje cyane. Imana y'amahoro ibaha abantu bingira akamaro bo kubana namwe muri urugendo turimo. Reka nshimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikandaho. Imana y'amahoro iguha umugisha. Twabasezeranije yuko nta mpamvu yo kubicisha irungu. Turi muri gahunda ya tembera u Rwanda ubarebe muganira imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu navuye Musanze nkaza hano mu karere ka Rubavu murenge wa Rugerero akagari ka Rugero mu mudugudu wa Rukingo. Nta kindi cyanzanye pe, ntabwo naje kureba amateka, ntabwo naje kureba ibindi, ahubwo naje kureba umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa yitwa Izerimana Hortense bamuzi nka mami, akabyiniriro ni mami kabisa, arimo amavuta y'Uwiteka. Ubushize twagiranye ikiganiro nanjye ubwanjye, ikiganiro twarakirangije arampanurira kandi ibyo yampanuriye nyuma y'iminsi mike yabyahise bisohora. Ndavuga nti rero ni kuki ntaza ngo nongere murebe ubundi twivugira imbaraga z'Imana. Hari abantu bajya bashidikanya ngo ubundi ngo abahanuzi ngo banyabyo ngo babirimo neza ngo ni babakecuru ngo ni baki. Umva, Imana yacu ntabwo igitoranya ngo irebere ku madini, ntireba ku buranga, ntireba ku gihagararo, ntireba ku karere, ntireba no ku myaka. Yaba umukobwa, yaba inkumi, yaba umukecuru, yaba umugabo, iramutoranya. Uyu munsi rero twaje kureba umwana w'umukobwa. Ni mukuru nubwo ndi kumwita umwana ariko nuko muruta ntago ari kumupfobya. Niwe twaje kureba ngo tuganire. Reka ngusaba utangiye ikiganiro unakirangize. Sori gatoya kane kubatindira kangende. Besha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Utabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye ubu utabaye. Yes, nkuko twababwiye yuko tuje kureba umukozi w'Imana Izerimana Hortense mami. Ni Izerimana cyane twizera Imana. Izerimana. Yego. Nanjye ndayizeye. Amen amen. Nukuri twaje kubureba, twamubonye niwe uri imbere ya kamera za Concord TV show. Arasa neza cyane mama, urakeye Imana ishimwe. Murakoze cyane. Kubanza ushima Imana unayisabe bwangu tuyobore muri iki kiganiro. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, shoboye byose ntakibasha kurogoya imigambi yawe, izina ryawe nirishimwe. Aya masaha turakwinginze ngo uzubane natwe, turakuraritse Mwuka Wera. Data Uwiteka Imana Nyiringabo, abagukurikiye bari kukumva kandi baguteza amatwi.
nyemerera Uwiteka Imana uko baje imbere yawe ntaba ariko bataha. Ndakwinginze ngo batahane igisubizo, kubera ko ku birenge byawe niho dutabarirwa, niho tubonera ubuzima. Cyo duheje n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Bitavuga Imana bihunge mu izina rya Yesu. Ngaho duce bugufi ushirwe hejuru, tugaye karibu n'ikaze. Ijambo rivugirwa ahangaha, Mana rigira icyo rikora ku bwoko bwawe. Urakoze ko twumvise mu izina rya Yesu. Amen. Mami, twe tugukumbuye, twarukanaga mu kwezi gushize kwa munani, ndumva hashize ukwezi tutabonana. Yego, naye narimba kumbuye. Umeze neza? Umeze neza, uretse ko mwijwi nasaraye. Urambwira impamvu. Ariko nzi ko ari nziza. Mu rugo se baraho? Turaha, Imana iracyaturinze. Papa yarahari? Yego. Na mama? N'abakuru bawe na barumuna bawe? Oya, nta bakuru banjye ngira. Burya se uri imfura? Cyane, keretse bakuru banjye bo mu mwuka. Oya, ndavuga abo ku maraso niyo ndi kubaza pe. Ni wowe mfura? Abasaza banjye babiri baratashe, bari bakuru kuri njyewe. Imana ibakire. Ariko ngubu barakari njyewe mfura ihari mu rugo. Yego. Barumuna bawe baraho? Baraho. N'ababyeyi baraho? Baraho. Uri gusenga bakabyemera ukagenda nta kibazo? Cyane rwose pe. Yego. Tukimara kumenya uko mu rugo bimeze rero, ubwo ngiye kukubaza mu kazi ho byifashe biti. Kubanza ari nabyo byatumye usarara. Akazi si? Utagira ngo ni akazi ko kubagara urutoki hano rurahari. Oya, ni ka kazi. Akazi k'umurimo wa data kameze neza. No mu minsi yashize nari mfite ingendo. Yego. Ariko Imana yagendanye natwe iraturinda. Byashoboka ko aricyo cyane gusarara hari mu ko warahanuye cyane. Kandi umunsi ku wundi tuba turi mu kazi k'Imana. Yego. Ariko nshaka kumenya aka kasaraye pe. Aka katumye usarara, ako kazaru ko kari kabeze. No guhanura. Ndatekereza nta kindi. Wari wagiye hehe se? Byabereye. Nari maze iminsi i Kigali. Naje ejo nimugoroba. Yego. Nanjye ubu nsigenda i Kigali. Nukuri. Ukavana Rugerero ukajya i Kigali, Imana ishimwe pe. Haleluya. Rega ntabwo igibeshya, niba aravuze ngo izatwamamaza. Uzi kujya kureba umuntu mutagira icyo mupfana. Yego. Umva ukajya kumenya atakuzi nawe utamuzi, ari ugusenga gusa. Imana ishimwe cyane. Njya nshima Imana, amaraso ya Yesu yaduhuje mbese n'abantu tutari kuzamenyana. Yego. Biragoye ko yakubonye ko ibi byuma cyane rwose pe. Biragoye ko abantu b'umuryango bajya bagira igihe bagahura bakicara bakaganira. Ariko uzi guhura n'umuntu w'umunyamasengesho utazi nawe utakuzi, mugahuzwa no gusenga, ukavina ukajyayo kumureba cyangwa akaza akakureba. Rero naryo ni ishimwe rikomeye imbere y'Imana. Ni ukuri pe. Hari benshi bajya bavuga ngo ubwo mami ngo yagiye ngo kuri YouTube ubwo ngo yaguye. Waraguye? Oya. Njye ndi umukristo kandi nzakomeza mbewe mu rugendo rwanjye ndarukomeje. Yego. Gusa umuntu wese uri gusenga ibyatumugwa cyangwa ibiri mu isi byagwisha abantu birahari, ni byinshi cyane. Ariko ntuzite ku by'isi, uzite ku bya data. Yego. Ibyo ukorera ari byo uzitaho cyane. Nje mami rero nkunda gusenga pe. Natangiye gusenga mfite imyaka 12. Oya, nibwo buzima uzaba ukomeze. Ubu mfite 30 noneho ndangije mbonye aho ikoranabuhanga rigeze. Ndavuga nti reka nshinge YouTube channel. Izamfasha iki? Kujya njya gusura abakozi b'Imana ahantu bari batandukanye. Noneho tuganire ku mbaraga z'Imana. Noneho ko bavanga inshuti gusiga indi, nanjye za nshuti zanjye ziri kure. Hari benshi pe tumaze kumenyana. Ubu channel yanjye ifite abantu bankurikira 5,000 na. Si benshi basumba abaturage b'akagari cyane pe. Hari n'akagari ushobora gusanga kadafite ibyo 5,000 cyane pe. Ubundi usanga utugari two mu cyaro ni 2,000 hagati ya 2,703. Yego. Nge niba mfite 5,000 binkurikira ni inshuti zanjye. Nanjye ngomba kuza kuko umuntu uri muri Malawi ntabwo yagera hano twicaye mu Rugerero mu karere ka Rubavu. None nge ndahagera nituangiza tuganire ku mbaraga z'Imana. Nawe niyumva yafashijwe. WhatsApp zirahari nayo banga zarateye, ufite na smartphone, aguhamagare niba yumva amaraso yawe naye umwuka wawe nuwe byahuye. Ubundi muse
musengane mufate umwanya wo gusenga. Nukuri niyo ntego rero. Ahubwo gutyo turi mu giterane. Nukuri aba ari igiterane turiho. Turabarahise muze mu giterane. Aba ari igiterane turimo rero. Kako umuntu ateguye igiterane atumira abo hirya n'abo hino. Bivuze ngo natwe turi mu giterane, haba bari mu Rwanda, haba bari hanze, haba bari kure n'abari hafi, turabarahise muze mwumva ijambo ry'Imana. Yego. Nonangiza umuntu twaganiye bwa mbere ndagaruka. Niba hari ibitangaza Imana yamukoresheje akabisangiza abandi. Yego. Hari ikibazo? Nukuri ntacyo. Ibyo Imana yagukoresheje nutubwiramo nka bitatu hari icyo birabigutwaye? Kunkoresha ndi kubwira abandi bantu, ndi guhanura se cyangwa? Yego, nuvuga ngo nyine twaje gusura nk'umukozi w'Imana. Niba hari abantu mwamenyanye binyuze hano k'uyu muyoboro kandi Imana ikagukoresha ibitangaza birahari by'Imana inkoresha. Ahubwo kwirirwa mbikubwira ni iby'ubwenge. Ahubwo icyo nshaka ni ukugira ngo n'abadukurikiye amasaha nabo Imana bakorera igitangaza, nabo bazavuga ngo nyamara wa mukobwa arimo umwuka w'Imana. Kukubwira ibitangaza si twakoreye Imana yakoreye abandi, wowe utari yagikora. Umuntu abyumviramo akizera kuko Imana yatabaye mami ukavuga uti nanjye yantabara. Imana iri gukorera abantu amakwe. Imana iri kuvura abantu ikabakiza za kanseri zaki. Imana iri kwema amashimwe ikishyura abantu amadeni. Imana iri gutanga urubyaro ku barubuze. Rero Yesu ari mu kazi. Niko nababwira. Bashaka rero urugero rufatika shamami wambwira. Niba hari umuntu waguhamagaye afite ikibazo runaka mugafatanya gusenga nyuma akaguhamagara akubwira ko cyakemutse. Barahari benshi. Nka batatu ni ukuri dushima Imana. Barahari benshi cyane mu minsi yashize nko mu byumweru 2 bishize. Hari umubyeyi twasenganye wari warabuze urubyaro, ubu ngubu aratwite. Icyo si igitangaza. Nshimye Imana nyayo cyubahiro. Hari umuntu wari ufite ideni, ubu ngubu Imana yaramwishyuriye. Nicyo ni igitangaza. Nshimye Imana. Hari uwari urwaye wabazwe mu mutwe, yaratinyaga kujya kwa muganga kandi koko zari zo nzira yatajya kwa muganga ahubwo aba yarapfuye. Ahubwo icyabayeho nuko abahanuzi bavuga ngo ntajye kwa muganga. Njye Imana ngo mubwire agende kwa muganga nzagendana nawe. Baramubazi mu mutwe arataha ni muzima ari gushima Imana. Hari igitangaza kirenze icyo ngicyo. Ndafashijwe, haleluya. Imana ishimwe. Nangize ngo twaratandukanye uhitugwa. Oya. Burya haguhanaguye. Iyo uhagaze. Oya. Ahubwo biratubwira ngo uhagaze yirinda atagwa. Ubwo rero icyo tugucungana nacyo ni ukwirinda bya bindi bituma tugwa. Yego, kandi Bibiliya iratubwira ngo nimuhunga Satani nawe azabahunga. Bivuze ngo ikintu utahaye umwanya, ikintu utahaye amaso yawe cyangwa se ikintu uterekejeho umutima biragoye ko cyapfa kuza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umurimo werekejeho amaboko ukorana umwete. Yego. Kubera ko twese tugira imirimo itandukanye. Bura nijoro. Yego. Nijoro umurozi ntari kuvuga ngo ndajya mu kazi. Buri umucunaguzi ari kuvuga ati nijoro ndarara kwa runaka, akazisanga hapi 6:00. Amasaha y'abacunaguzi menya ari 6:00. Akazi karaba gatangiye. Rero n'umunyamasengesho birimo ari kuvuga ngo 9:00 araba ari isaha yo gusenga, yo kubohoza, yo kwirukana, araba ari isaha yo guhamagara Imana. Yego. Nibivuze ko utasenga igihe cyose, ariko burya hari amasaha y'abantu b'Imana begera n'Imana bagasenga. Imana itugirire neza. Mami, impamvu nawe nkubajije gutyo, ari abantu bagira umunwa. Batuguriya yagiye kuri social media yaguye ukibaza akagwishwa sinibiki. Ndabizi se. Nyine ngo bagiye ngo gushaka amafaranga ngo abantu bagiye kubakamura mu imbaraga. Niyo mpamvu nakwaje icyo kibazo roga ngo twumve niba hari ibyo Imana yagukoresheje ubwo tugiranye ikiganiro abantu bakaba barabohotse. Gusa nanone sinarenganya abantu bajya bavuga gutyo kubera ko abajya kuri YouTube bose sikaba bagiye gukorera Imana. Yego. None si nk'umuntu uvugiye kuri YouTube akiyambika ubusa, iyo message hari ikibiri gufasha abantu b'Imana. Oya. Nuvuga ngo ikibazo si ukujya kuri YouTube, ahubwo ikibazo ni icyo ugiye kugira cyane rwose. Ikibazo si ukuhaza, ikibazo ni icyo ugiye kuhakorera. Ese message ugiye kuhatangira irimo ibintu bifitiye Imana inyungu. Burya iyo uri gukora
gukora ikintu gifitiye Imana inyungu biba byiza cyane kurushaho. Abantu bavuga ngo uko biri kose uyu muntu hari icyo ari, mbese hari icyo Imana yamusigarije. Ariko umuntu urifata akambara ubusa akajya hari imbere akishira ku itangazamakuru, ndatekereza ntacyo. Ku bantu bakurikira Imana, ku bantu bazi neza ko iwabo atari hano mu isi, ntacyo bari kubafasha, ntacyo pe. Ariko ku bantu bazi neza ko hano mu isi ari iwabo, abantu bazi neza ko ubuzima bwabo ari hano mu isi gusa, bo wenda bari kubafasha. Ariko twe ku bantu batumbiriye mu ijuru, ba bantu batumbiriye Imana, ba bantu bari mu rugendo, ba bantu bari gusenga, ba bantu bari kwinginga Uwiteka, abo ngabo ntacyo yabafasha. Yego, nanjye abo bameze gutyo ntago bazanzira kuri cano, ariko baza kuvuga imbaraga z'Imana, bagatanga ubuhamya Imana yabakuye, bakavuga ibitangaza Imana iri kubakoresha, niba hari impano bahawe. Abo niyo mpamvu mfite aka kaguru kuba naje kubareba. Imana ishimwe. Nawe uramutse ubashizeho nawe ntago wabura gukorera Imana. Yesu uzi ngo nabonyeho nagaruka hano kuri cano yawe. Wapi? Reka kubera ko umwijima n'umucyo ntibikorana. Nukuri nubago uko ibintu bimeze ubwa mbere, sibyo? Ari nje ndabaririza nese, reka mfatire urugero kuri wowe mami, ko twaganiye ko hashize ukwezi. Ese abantu bamwakiye ute? Ese ntago comment abantu bari kuvuga nabi niki nanjye ngaperereza? Ubwo rero mbonye bikiri bimeze sawa, ndatega pe ntuye Musanze. None waje Rubavu? Naje Rubavu. Nuko nyine mfite amakuru yuko ukibirimo neza. Imana ishimwe. Nkavuga none reka nze twongere twivugire Imana. Nawe ukagira ute, ukagenzura cano yanjye ukareba uti se nyuma yuko dukoranye ikiganiro abo yashyizeho wahari ntabwo yabivanze, akaba yarashyizeho babandi bari kuza bari gutongana, bari mu matiku, bari mu biki. Imana ishimwe rero ko twese umwuka ukiri umwe wo guhamya Imana. Kandi ikindi kintu nakongera aho ngaho, ndashimira Imana pe, wenda kuba ubona comment bavuga kuri mami ari nziza, ariko ntibizagutangaze ko ubu butumwa haro bushaka kubangarimira wa wundi uri gukorera Satani. Kuko iteka n'iteka y'umuntu wo gukora Satani hari ibicantege bishobora kuza mu rugendo rwawe. Ntibizagutangaze ko uzabona na comment mbi. Nk'ubu ngubu umurozi kino nta umurozi ibi ntacyo byamufasha. Bayumva twanamurambiye ntiyanabifu n'ugufungwa rimwe agahita agira. Keretse uw'Imana yagezeho wenda akavango none uyu munsi none nkeneye kureka uburozi bwanjye. Umuntu wifitiye icupa mu masaha, bese hari abantu benshi bajya kunywa inzoga bakavanga inzoga ngo nise ziduhereza amahoro. Ariko burya nukubesha cyane. Nubwo wenda yavuga gutyo, ibi ngibi kubyumva ntacyo byamufasha. Uwo ngo yarashaka kugenda akandikaho comment murahaze cyangwa si muri kwishakira views, akavuga ibyo ngibyo byashaka. Ariko ndashima Imana kuba nta muntu uravuga ikintu kibi. Imana ihabwe icyubahiro. Uzi ko noneho nkunda gushyira ikiganiro kuri stati nyamaze ku cya uploading. Umva haro nigeze nshyiraho mpamagarwa n'abantu barenga 20 batuwo muntu wapi nubwo mwasenganye ariko nyuma yaho mutandukaniye wapi. Umva nahise ngisiba cyane, nahise ngisiba kabisa. Ariko Imana ishimye yuko abandi rwose amavuta n'imbaraga z'Imana bibariho. Imana ishimye cyane n'ukuri. Mami nkunda uri kubwiriza. Imana ishimye. Nkunda uri kubwiriza. Nanjye nkundi uri kuririmba. Rahira. None ko nagutumiye kutantumiye ko ntaririmba. Ntacyo bitwane nzagutumira umunsi. Ariko ntacyo ushaka kuririmba karirimba tukagafatanya. Imana ishimwe kandi akaririmba cyangwa aririmbe. Ndagufasha. Warahatubereye iyo utahatubera Mana ntituba tukibukwa. Warahatubereye iyo utahatubera Mana ntituba tukibukwa. Iwe warahatubereye iyo utahatubera Mana ntituba tukibukwa. Warahatubereye iyo utahatubera Mana ntituba tukibukwa. Haleluya.
abo Imana yabereye ku buzima bwabo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana yaratubereye, turi mu muhanda turi kugenda, benshi bakoze impanuka, ariko Imana irahakubera. Utwara imodoka cyangwa se urayitega, ariko Imana yakurinze impanuka. Abandi bagiye mu bitaro barahagwa, Imana irahakubera, uva mu bitaro uri muzima, Imana yarahabaye. Haleluya, haleluya. Amen. Mbese Imana yarahatubereye. Ku madeni Imana yarahakubereye. Imana itugire neza. Ndikumva ntangiye gufashwa. Karibu mu ijambo ry'Imana nanjye mfashwe. Haleluya. Amen. Tugiye gusoma ijambo riri muri Luka. Yego. Imana yashimye ko tuganira. Njye nateguye ijambo ariko nkigira ahangaha ryahindutse. Yego, vuga iryo yakubwiye. Ijambo Imana iduhaye ni ijambo riri muri Luka ibice byaho 8 umurongo waho wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo yatubwiye ngo Yesu aturisha inyanja. Nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira mu nyanja, hazamuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja, databuja, turapfuye. Akangutse cyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha, haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya, barumirwa, baravuga bati mbega uyu muntu ni muntu gutegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Haleluya. Imana ishimwe. Aba bari kumwe na Yesu barabigishwa be, bari mu rugendo nkuko nawe uri mu rugendo. Ngo bageze mu bwato hagati, umuyaga uba mwinshi cyane, urangije ubwato bwabo ngo butangira kurengerwa. Ariko Yesu arasinzira. Rigiye Yesu asinzira ukagira ngo yagiye. Ugasenga ugafata ibihe, ukiriza ubusa, ukajya mu rusengero, Imana ikakubwira, ikavugana nawe. Umuhanuzi agahanura, amadeni agakomera, umuhanuzi agahanura, gutwita ukabona byaratinze, ariko ukagira ngo Yesu yagize ute? Yaragiye. Ariko asinziriye. Ari igihe Yesu ajya asinzira, amagambo akaba menshi, ariko mu gusinzira kwe ntago abasinzira ibitotsi byo gusinzira byo guhezayo. Oya, mu gusinzira kwe aba nari maso. Hari igihe nawe ushaka kuba uri gusenga muri iyi minsi ukabona Yesu arasinzira, ariko tabaza Imana, hamagara Imana. Ariko ndashimira Imana ko hari rije guturisha ku buzima bwawe. Wa mukobwa, ndashima Imana ko Uwiteka aje guturisha ayo magambo ku buzima bwawe. Wa mubyeyi we, ndashima Imana ko Imana ije guturisha inyanja ku buzima bwawe. Hari inyanja waba uri kugenderamo muri iki gihe, ariko Uwiteka aje kuyiturisha mu izina rya Yesu. Ngo nuko umunsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa, barabwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Haleluya, haleluya. Kugira ngo wambuke ujye hakurya y'inyanja, Imana ije kukwambutsa mu kibazo. Wowe ukurikiranye amasaha iri jambo, Imana iri kuvugana ngo hari ikibazo cyo kukwambutsa. Kugira ngo wambuke ikibazo, kugira ngo wambuke ubugumba, hari igihe uzabanza ukavugwa. Kugira ngo wambuke ubukene, hari aho uzabanza ugaca. Kugira ngo wambuke rata amagambo, hari aho uzabanza ugaca. Kugira ngo wambuke ubukobwa ujye gushingirwa ubone umugabo, hari aho uzabanza kwambuka. Kugira ngo wubake urugo, hari aho uzabanza kwambuka. Kugira ngo witwe nyina w'abana, hari aho uzabanza kwambuka. Haleluya. Kugira ngo ucuruze, hari aho uzabanza kwambuka. Imana iri kuvugana nawe ngo harahije kukwambutsa. Hahandi wabonaga bitoroshe, hahandi wabonaga bikomeye, Imana iri kuvugana nawe ngo ije kuhakwambutsa. Ngo nuko bakigenda arasinzira mu nyanja, hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa cyane. Ese nawe hari igihe wigeze uhura n'umuyaga?
muri iki gihe si hari umuyaga wabura guhura nawo, ariko humura Yesu akubereye maso. Imana iri kuvugana nawe ngo ije gukuraho uwo muyaga, ije kukwambutsa muri ubwo bwato. Humura, nubwo Yesu yasinzira ariko muri kumwe, Imana ishimwe cyane. Ntabwo ushobora kurohama, ntabwo ushobora kuroha muri mu nyanja uri kumwe na Yesu. Barabigishwa bari bafite kwizera guke. Ese uratekereza ko ushobora kurohama Yesu muri kumwe mu bwato? Tuvugishije ukuri, twongere kwizera Imana, yongere gutiza imbaraga, Imana yongere kwambika imbaraga, wongere wizere. Ese birashoboka ko tuvugishije ukuri nawe bifata ubishire mu bwenge bwawe? Urumva ko ushobora kurohama uri kumwe na Yesu koko? Yesu uzura bapfuye, Yesu kuyi kuzima agashira mu buntu, Yesu besha abatagira shinge na rugero, Yesu kura mu makoda agatanga amazu. Birashoboka ko yasinzira ku buzima bwawe muri kumwe? Imana itugire neza cyane. Imana yongere kwambika imbaraga zitwa kwizera. Imana yongere kwambika umutima witwa kwizera. Wumve ko ibyo Imana yavuganye nawe, wumve ko ibyo yagusezeranyije izabisohoza. Burya barabigishwa bari bafite amasezerano, kuko ntago wagendana na Yesu udafite amasezerano. Bivuze ngo abantu bari kugendana n'Imana hari ibyo Imana yagusezeranije. Ni ukuri wumve ngo nubwo muri kumwe, Uwiteka ntago asinziye ku buzima bwawe. Nubwo uri kumwe na Yesu mu rugendo, ntago asinziye ku buzima bwawe. Imana ikubereye maso kubera ko asinziye. Wa murozi wakuroze mu minsi yashize, alasti tuterevo, wa murozi wagutereje amahembe, wa murozi wakuroze cya gihe bikomeye, aba yarakuroze ugapfa. Wa murozi wakurogeye umwana cyangwa kurogera umugabo, aba yarakuroze ugapfa. Ariko kubera ko Yesu adasinziye ku buzima bwawe, haleluya, kubera ko Yesu akiri kumwe nawe, niyo mpamvu utapfuye. Imana itugire neza. Wa murozi wakuru wari warakuroze kutabyara, wa murozi warakuroze kudashaka, iyo bisa ngo yarabikoze bikemera bya nyabyo, ubu ngubu ntabwo barashatse, buno ntabwo ubuhetse nk'abandi babyeyi. Ariko hashimwe Imana kuba yarabaye mu ruhande rwawe. Ubu ngubu ukaba witwa mama w'abakobwa, ukaba uri kwitwa mama w'abahungu. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Kandi nkomeza kubwira n'abatari babyara bakiri mu bugumba, Imana itari yahindura amazina. Aya masaha data yarategetse ngo inyanja, iyo nyanja y'ubugumba, Imana ije kuyihagarika. Data yarategetse ngo igihe umaze iminsi uri kuzenguruka kirahagije, igihe umaze iminsi uri kuzenguruka mu makode kirahagije, igihe umaze iminsi ufatwaho ijambo n'abana b'abantu, igihe umaze iminsi wangwa n'imiryango, igihe umaze iminsi wangwa n'inshuti kirahagije, igihe umaze iminsi uri ku musozi kirahagije. Imana ije kukwambutsa inyanja. Imana iri kuvugana nawe muri aya masaha, akira kwambuka inyanja. Wowe uri kudukurikirana, wowe uri kureba iki kiganiro, Imana iri kumbwira ngo akira kwambuka inyanja iri imbere yawe, akira kwambuka ikigeragezo, akira kwambuka ikibazo, akira kuva muri ubwo bukene umazemo iminsi, akira guhindurirwa izina, akira gusezerana, akira ubu. Imana iri kuvugana nawe ngo akira kubaka, akira amahoro yo mu mutima, ya mahoro adatangwa n'abisi, akira imbaraga. Wowe wifuje gukorera Imana, wowe wifuje kuba umuhanuzi, Uwiteka ari kuvuga nawe ngo akira imbaraga muri uru rugendo, kuko Imana izikwambitse. Ngo nuko ngo baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Iga gukangura Imana, iga kubyutsa Yesu, iga kumuhamagara. Imana ishimwe cyane. Yesu ntago ari kure yawe, ahubwo wowe icyo utazi cyangwa ikintu ubuze ni ukwizera. Icyo utazi ni ugukangura Imana. Wowe ugira ikibazo ukajya kukibwira abantu, banza ujye kubwira Imana, banza ugende ubwira Imana, uyibwire ngo Uwiteka we, nagize ikibazo kimeze uku nuko, nabonye nta wundi nabibwira. Icyakora icyo kibazo ugira, hari igihe Imana ishobora kuzakoresha abantu kakivamo. Ariko banza ubibwire Imana, ubanza uyereke ko ari iri imbere y'abantu, ubanza uyereke ko ari ishoboye byose, ubanza uyereke ko ari ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ubanza uyereke ko uko yari kera n'uyu munsi ni kuri. Ubanza uyereke imbaraga ifite, ubanza uyereke ibyo yakoze, nurangiza ubone yibwire cya kibazo.
Imana itugire neza cyane. Ubanza uyihamagare, nibisabe ko niba ugize ikibazo ubwo utinze kubyara ngo reka nirukankire mu bapfumu, ubwo urugo rwanze ngo reka njye gushaka inzaratsi ngo mereze umugabo wanjye nkunde we. Nibikwiye ko n'umunsi warimwe umuntu w'Imana yishira muri iyo migenzo ya gipagani. Nibikwiye ko umuntu w'Imana agenda nk'uko abisi bagenda. Nibikwiye nk'uko umuntu w'Imana ahura n'ikibazo akirukankira mu bantu. Hoya, irukankira kwa Yesu. Imana iri hafi yawe kugira ngo ikumve. Abigishwa nubwo bagendanaga na Yesu nabo ntibari bamuzi. Hari igitangaza Imana igiye gukora kigiye gutuma uvuga ngo Yesu we nibi ngibi nabyo urabikoze. Kubera ko yamaze guhagarika inyanja, arangije abigishwa bavuga ngo mbese uyu ni muntu ki ubasha guteka imiyaga n'imiraba, ubasha gutegeka inyanja ngo nituze ikamwumvira. Hari igihe ugendana na Yesu ariko akaba atari yakora igitangaza kizatuma umenya Yesu ugendana nawe uwo ari we. Yesu agukorera igitangaza mu izina rya Yesu. Imana ikora igitangaza, Imana irema ishimwe rituma uremenya Yesu umugendano uwo ari we. Wumve ko n'ababigishwa ntibari bazi imbaraga Yesu afite, kuko yaragikoze baratanga bango mbese uyu ni muntu ki ubasha guhagarika iyi nyanja. Nabo ntago bari babyiteguye. Haleluya. Ariko Imana iri kuvugana nawe ngo wowe waje gusenga uyu munsi, wowe waje kumva Imana uyu munsi, wowe umaze iminsi uvuye mu bihe by'iminsi ibiri. Imana iri kunyereka hari umuntu uri mu bihe, hari umuntu uri mu bihe, hari n'ubisoje. Imana iri kumbwira ngo nyuma y'ibyo bihe wowe ubirimo akira igitangaza cy'Imana. Wowe umaze iminsi urangije ibihe by'iminsi ibiri nibyo Imana iri kunyereka. Wowe uzi ko wafashe ibihe by'iminsi ibiri, Imana iri kurangije kugusubiza kandi vuba. Imana ije kugusubiza kandi vuba. Uwiteka aje kukugira neza. Hari abantu benshi nagiye mbona Imana iremera amashimwe. Hari abantu benshi nabonye Imana ije kuramburira ukuboko muri iki kibwirizo, muri iri jambo ry'Imana. Hari abantu benshi Imana ije gutabara, kandi hari abantu benshi Imana ije kurengera. Ni ukuri wowe ukurikiranye ikiganiro, wowe wagihaye umwanya, wowe waje gutegera ugutwi icyo Imana iri kuvuga. Imana iturisha inyanja, Imana yimura umusozi, Imana ikureho ikigeragezo, Imana yongeremo amashimwe, Imana yongera itanga itangazo rishya ku buzima bwawe, ku buryo wamuroza azavuga ngo bya bindi nakoze byataye agaciro. Nari naramuroze kutabyara, none uyu munsi wa none arahetse. Nari naramuroze kutazigera yubaka urugo, none uyu munsi ararwubatse. Hari igihe ugira mbese ikigeragezo ukagira umurozi, ninde utwise ugasanga ivuyemo. Imana yaje kumiyerekwa ry'uyu muntu, wowe umaze kuvamo inda inshuro ebyiri. Imana iri kumbwira ngo humura uwo murozi. Imana ije kumukubita ku buzima bwawe, kandi Imana iri kuvugana nawe ngo akira kongera gutwita, kandi ndugiye gutwita izabamo ko Uwiteka ategetse atanze itangazo ku buzima bwawe. Imana itugire neza cyane. Ndashimira abantu babaye imbere y'Imana, ndashimira abantu bumvishira ijambo, ndashimira abantu bahaye uyu mwanya agaciro, kubera ko abantu benshi bajya bagura megarata bakareba ibintu bidakwiriye, ariko wavuze ngo uyu munsi ndareba ikiganiro, ndakurikirana ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana iguha umugisha. Wumve ngo aka kanya wafashe, wumve ngo uyu mwanya wafashe wo kumvira ijambo ntago ari ubusa ku Mwami. Imana itugire neza. Reka dusengere abantu babanye natwe mu ijambo, kandi bumve ko Uwiteka Imana Nyiringabo ari kumwe nawe. Wumve ko wa mukobwa we Imana ije gukora bya bindi uri kuyibwira. Nawe wa mudamu we wumve ko Uwiteka aje kumva bya bindi, aje gusubiza bya byifuzo uhora umubwira. Nawe wa musore wa mugabo we wumve ko Imana ije kugusubiza, kandi Imana yacu ntago ari injajwa. Imana ntago ibesha. Iyo ivuze no gukora irakora, iyo isezeranyije kandi irasohoza. Ni ukuri Imana ikuremera amashimwe, kandi Uwiteka arema igitangaza kandi cyihuse. Uyu mwaka ni umwaka w'ibisubizo ku bantu basenze Imana. Uyu mwaka ni umwaka wo gusohorezwa amasezerano, ariko ni n'umwaka wo guhana. Ariko ndashima Imana ko ari abantu Imana ije gusubiza,
kuri iyi cano, hari abantu Imana ije kugira neza kuri uru rubuga, iyi televiziyo hari abantu benshi bagiye kubona ukuboko kw'Imana. Ni ukuri bagiye kuvuga ngo Mana habwa icyubahiro kubwira ijambo wanyujije mu mujakazi wayo. Ndashima Imana ko hari abantu bazavuga ngo hari icyo Imana yakoze nyuma y'ubu butumwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri Imana ijya gukorera ikintu, nawe ujye utanga ubuhamya, uvuge ngo nyamara runaka yarasenze, runaka yabwirije ubutumwa bwiza, mbona igisubizo, Imana iransubiza, Imana iduhana umugisha. Niryo jambo nari mfite. Wenda nari nasenga, sinzi niba hari ikindi kintu wambaza nkabona gusenga. Ni nimero yawe gusa, ubundi ugasenga tugasoza. Nimero yacu ushobora kwifuza ko tugusengera, ushobora kwifuza ko dusengana. Nimero wambonaho ni 079 34 37 969. Iyo nimero ihora iriho igihe cyose, ariko ushobora kumpamagara sumbone, wenda ari uko nananiwe cyangwa se ndi kumva umutwe utameze neza ko yagusengera abantu cyane. Ntucike intege, ejo n'ejo ampamagara cyangwa ejo bundi tugasenga, kubera ko akenshi hari igihe wenda ubona uhamagara umuntu ntagufate, ukumva ko wenda ari ubwibone cyangwa ari ikindi kintu, ariko nta kindi pe. Ni karibu n'isengesho dusoze. Uwiteka Mana yacu, urera kandi urakiranuka, uri Imana nziza. Tugushimiye umwanya wabanye natwe, tugushimiye ko watwumvise, tugushimiye ijambo ryawe uduhaye, uratubwiye ngo uje guturisha inyanja. Mana izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uturisha inyanja ku bwoko bugukurikiranye, uturisha inyanja ku bari kugushaka muri aya masaha, uturisha inyanja kuri mwene data uri mu gihugu cyo hanze, uturisha inyanja ku bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, uturisha inyanja ku bari kure n'abari hafi, uturisha inyanja Uwiteka Imana ku bari kugushakana umwete muri iki gihe. Yaba ari inyanja y'uburwayi, yaba ari inyanja y'amadeni, yaba ari inyanja yo kutabyara, yaba ari inyanja y'ikode, yaba ari inyanja y'abana, yaba ari inyanja y'umugabo, yaba ari inyanja y'umugore, Uwiteka Imana Nyiringabo uturisha inyanja. Tuguhaye icyubahiro ko hari ibyo uturishije ku buzima bwacu, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen. Amen.